Yesu ashimwe mwene data. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 8 umurongo waho ni wa 25. Ndashaka kukubwira ngo Yesu ategeke ibyakubuza amahirwe. Ibyo kubuza amahirwe Yesu abitegeke biyarekure. Ni ibyiringiro wabuze, ni ukwizera wabuze, ni ugushidikanya kuri muri wowe, Yesu nategeke wongere wizere. Iyo umuntu ageze mu bihe bigoye abura kwizera, akabona nta mahirwe yabona. Iyo umuntu yarwaye cyangwa yarwaje, ashonje, adafite imikorere, abura kwizera. Ariko Yesu nagutegekera, kwizera kwawe kuragaruka, byiringiro byawe biragaruka. Yesu ari kukubaza ngo ko ubwoba bubaye bwinshi ukabucogoye ucitse intege, ese amahirwe ahari urakizera ko ukiyafite? Yego, amahirwe urayafite, nibyo koko. Weho genda umwizere, uri bumubwire agahinda n'umubabaro ufite. Ese ni akazi ubuze? Ese hari impinduka ziri kuza z'ibyo utateganyaga? Amahirwe nagaruke. Iyo umuyaga waje ukinjira mu nzu, wumva ko amahirwe yawe ashiriyeho. Iyo umuyaga waje ukinjira mu kazi, ubu uziko amahirwe yawe ashiriyeho? Oya, amahirwe aracyahari. Reka Yesu agutegeke, wowe mwizere gusa, umwegere, umubwire, wihanganye, amahirwe yawe aracyahari. Iyo umuyaga waje ukinjira mu bana, ukinjira mu gusenga kwawe, utangira guta ibyiringiro, utangira kubura kwizera, utangira kuvuga ati Imana none biragenda gute? Ariko oya, tuza, nta cyamunanira. We gutinya. Iyo ugiye kwirukanwa, iyo ugiye kubura amahirwe yo kwiga, iyo ugiye kubura amahirwe mu buzima bwinshi uri kunyuramo, utangira kugira ubwoba. Oya, ariko tuza, oya, humura, uko Yesu byose arabishoboye, wowe mwizere gusa. Hari byinshi biri gutera kwibaza aho urerekeza. Ntabwo Yesu ajya tuburira icyerekezo. Ushobora kuba uvuye mu ntara imwe ugiye mu yindi, ni icyerekezo usaba gushakiye. Ushobora kuva mu ntara ujya mu mugi, ni icyerekezo. Ushobora kuva mu gihugu wari urimo ukerekeza mu kindi gihugu, ukagira ngo nta mahirwe uzakigiriramo. Ariko igihugu uzageramo cyose, aho uzakandagiza ikirenge, wumve ko uzaba uri kumwe n'amahirwe uzaba uhawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Wowe gusa igisabwa ni ukwizera. Yesu nabitegeka, ubuzima bwawe buzagira impinduka. Wowe uzatangara wibaze ngo mbega nanjye ndi muntu ki? Nkuko nawe uzibaza ukavuga ngo Yesu ni muntu ki ukora imirimo n'ibitangaza nk'ibi, kuko azaba agutegekeye ibi bidasanzwe ku buzima bwawe. Ibyo wabona ko bidashoboka bizashoboka. Azategeka umuyaga wari uri guhuha umugisha wawe. Azategeka umuyaga wari ugiye kuzana urupfu, ruveho. Ubukene buzahunga. Azagutegekera amahirwe yirukana ubukene. Wari umaze kubirema wumva ko nta bukire nawe wazagira, nta modoka watunga, nta mugisha wagira, nta mahoro wagira, ni intambara, ni uburwayi, ni amahane. Oya, Yesu agiye kugutegekera ibyiza. Hana ntabwo yarazi ko nawe azabyara. Yarebaga Aburahamu akavuga ngo yewe mugaragu w'Imana Aburahamu we, ese ko tubuze urubyaro bizagenda? Ariko Imana irangije imutegekera umwana witwa Isaka. Imana avuga ngo nzaguha umwana uzaseka, uzanezerwa, uzishima, uzahirwa mu buzima bwawe bwose. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none nawe Yesu agutegekeye amahirwe mu rubyaro, mu rushako, mu mikorere, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niwe utegeka ubugingo bwawe bukarama. Ushobora kwibaza ukavuga ngo Mana, ese nzamara igihe kingana? Igihe cyawe Imana irakizi, niyo yagitegetse. Izi igihe uzamara, izi uko uzabaho, izi uko uzarya, izi uko uzatunga. We kugira ubwoba,
we kwibaza byinshi mu buzima bwawe. Ntabwo Imana yananirwa ibyawe. Nimara gukora imirimo n'ibitangaza uzava ngo mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira. Niba ategeka ibigeragezo bikava, niba ategeka uburwayi bukava, usibaza uvuge ngo mbese uyu ni muntu ki. Abantu benshi bajya bibaza kuri Yesu, ariko bamwe bibabera amayobera, ariko iyo ufite Mwuka Wera ntabwo wananirwa gusobanukirwa ibyiza bya Yesu Kristo. Cyane cyane nkatwe bamwizeye tukamukurikira tukamusenga amanywa n'ijoro, adukorera imirimo n'ibitangaza. Ugasanga mu nzira uri kunyuramo irateze, irimo umutego, ariko ugasanga Yesu akagusimbutsa akakwimura mu yindi nzira, akakubwira ngo nyura hano. Niba ari guca iburyo ugaca ibumoso, niba ari iki kirago kiragufatira muri iyo nzira ukabura gisimbutse, humura, hari ibyo ugiye gusimbuka. Yesu agiye kugutegekera amahirwe, wa mukobwa, wa musore we, wa mupapa we. Yesu agiye kugutegekera nawe ibyo wabona ko bitashoboka, wabonaga muri fiyasaje yawe, wabonaga mariage, ukibaza kuvuga ngo Mana bizagenda ute, ariko Yesu hari ibyo ategetse, hari ibyo agiye kuzana. Nawe uzambara impeta nk'abandi. Dushimiye rero umwami udutegekeye amahirwe, udutegekeye ubuzima bwiza, udutegekeye guhirwa, udutegekeye guca mu nyanja nubwo amazi ari menshi ahorera ari mu rupfu. Oya, we kugira ubwoba, ahagaritse iyo nyanja, agiye gutegekera nawe ugira amahirwe, ugira umugisha, ugira imibereho myiza. Niba wari mu mibereho myiza azayikurindira, niba rero usinye kontra azayikomeza, azayikurindira. Nkanzwe ko hari n'abari bamaze kwirukanwa kontra yabo yararangiye, ariko Imana ishobora gukamya akageza yafukuye akandi. Turashimye Imana, ihabwe icyubahiro. Amen.